Ndabashuhuje bene data bakundwa bakunzi b'ikiganiro menya ukuri. Muri kumwe n'umuvugabutumwa Muhongerwa nk'uko bisanzwe. Iki kiganiro menya ukuri ni ikiganiro twashyiriyeho kugira ngo abantu bamenye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Iyi channel ya YouTube nicyo twayishyiriyeho kugira ngo dusobanurire abantu bamenye ijambo ry'Imana. Hanze aha hari ubuyobe bwinshi, ariko twebwe twahamagariwe kumenyesha abantu kuri kw'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu y'iyi channel rero, mwese abakunzi b'iyi channel, Imana ibaha umugisha mudukurikira kugira ngo tubamenyeshe ukuri kw'ijambo ry'Imana. Reka mbanze senge mbagezeho iki ijambo ry'Imana ritubwira kuri uyu munsi wa none, cy'Imana yashyize ku mutima wanjye. Uwiteka Mana y'ukuri n'urukundo, nongeye kuguha icyubahiro n'ishimwe kubw'uyu mwanya Mana isumba byose unyereje kugira ngo nkubere igikoresho. Ndagusaba kugira ngo Mwami w'abami nkubere akanwa wivugire ijambo wampaye kugira ngo ndigeze ku bantu bawe. Mwami Imana rizana impinduka mu buzima bw'abaryumva bose, mu izina rya Yesu, kandi ryagura ubwami bwawe. Senze nizeye nyuze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Uyu munsi rero muri iki kiganiro menya ukuri, mbazaniye ijambo rifite umutwe uvuga ngo dore urufunguzo rw'ibyo ukeneye byose. Mu buzima dukenera ibintu byinshi, mu buzima twifuza byinshi, ariko hari urufunguzo rw'ibyo dukeneye byose, hari urufunguzo rw'ibyo wifuza byose mu buzima. Ni ijambo ry'Imana rero dusoma muri Matayo ibice 6 n'umurongo wa 33, aho ijambo ry'Imana rivuga ngo ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Iyo uhereye haruguru ku murongo wa 31 n'umurongo wa 32, hakwereka ibyo dukenera mu buzima. 31 havuga ngo nuko nimukiganyire mugira ngo tuzarya iki, cyangwa ngo tuzanywa iki, cyangwa ngo tuzambara iki, ngo kuko ibyo byose abapagane babishaka, kandi So wo mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Iso wo mu ijuru azi ibyo wibaza umunsi ku wundi. Iso wo mu ijuru azi ibyo ukeneye. Data wo mu ijuru azi ibyo nifuza mu buzima bishobora kuntunga, bishobora kumbeshaho. Niyo mpamvu rero iyo tubyiganira, iyo twiganyira iby'ubuzima twibaza uko tuzabaho, twibaza uko ibintu bizagenda, buriya tuba twatandikiriwe. Ahubwo tuba dukwiye gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo kose, ngo kuko ubwo ari bwo ibindi byose tubyongererwa. Iyo twashatse ubwami bw'Imana, tugashaka gukiranuka kw'Imana, Imana izi ibyo dukeneye, Imana izi ko tubikeneye bya bindi byose, irabiduha tutagombye no kubisaba. Icyacu ni ugushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Ariko iryo banga ryihishe benshi, iryo banga riratwihishe twese nk'abana b'abantu. Usanga kenshi twiganyira ibyo dukeneye, twiganira iby'ubuzima, twiganyira iby'imibiri yacu, ariko nyamara Imana izi ko ibyo byose tubikwiye. Icyo Imana idushakaho rero yo ni uko dushaka ubwami bwayo no gukiranuka. Icyo nicyo ngewe nawe Imana idushakaho. Ntabwo idushaka ko twiganyira ibyo byose, ahubwo ngo nitubanze dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ngo nibwo ibyo byose dukeneye tuzabyongererwa. Ibyo bindi byose twiganyira twirushyamo ni inyongera, ni ibyo Imana itwongerera iyo yamaze kubona ko twashatse ubwami bwayo no gukiranuka. Umurongo wa 34 haravuga ngo ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko abejo baziganyira iby'ejo. Umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Ugasanga umuntu yaraye adasinziriye yibaza uko ejo azabigenza. Niba uyu munsi Imana yakubeshejeho, kuki wiganyira iby'ejo? Iyo Mana yaguhaye ibigutunga uyu munsi izananirwa kuguha ibigutunga umunsi w'ejo? Imana yo mu ijuru idutabare kandi tubabarire kwiganyira. Ntukiganyire wowe wamenye Imana. Menya ngo iyo Mana wamenye, iyo Mana wizeye, ifite byose mu kuboko kwayo. Ikigushakaho nanjye ikinshakaho nta kindi, ni ugushaka ubwami bwayo no gukiranuka, ni ugukora ibyo Imana idushakaho. Iyo wanejeje Imana, iyo wagendeye mu byo igushakaho, nayo ikora uruhare rwayo, iragutunga, ikubeshaho, kuko izi ko ugomba kubaho. Yakuzanye muri iyi si izi ko izakubeshaho.
yagushyize muri iyi si ifite ibizagutunga kugeza igihe izashakira kugukura muri iyi si, kuko ikintu cyose gifite igihe cyacyo. Ufite igihe uzavira muri iyi si Imana yakugeneye, kandi icyo gihe cyose yagennye cyo kuzaba muri iyi si kwawe igufitiye n'ibizakubeshaho. Ibyo wifuza byose mu buzima rero bifitwe n'Imana, biri mu bwami bw'Imana. Reka twe kwangiza igihe cyacu, ahubwo igihe cyacu tugikoreshe dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Nibwo bya bindi twibaza, imyambaro, amafaranga dushaka, akazi, ubuzima bwiza, ibyo byose bifitwe n'Imana. Iyo wamaze gushaka Imana ukayibona, Imana irabiguha. Iyo wamaze kwinjira mu bwami bw'Imana ugashaka ubwami bw'Imana, umutima wawe ukawuhoza ku byo mu bwami bw'Imana, ibindi byose Imana irabigukorera. Ibindi byose ni inyongera, irabitwongerera iyo ibona twashatse ubwami bwayo tugashaka no gukiranuka. Reka bene data imitima yacu yerekere ku byo mu ijuru, reka imitima yacu yerekere ku by'ubwami bw'Imana. Nidukure imitima yacu ku by'iyi si. Nubwo turi muri iyi si ariko twe kwemera gutwarwa n'iby'iyi si. Ntabwo iby'iyi si ari byo bikwiye kudutwarwa, dukwiye gutwarwa n'Imana yo yaturemye ikadushyira kuri iyi si. Reka rero dushake iby'Imana, dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, nibwo ibyo byose tuzabyongererwa. Iby'isi Imana irabizi ko tubikeneye, kuko yadushyize muri iyi si itugenera n'ibizayidutungiramo, itugenera n'ibyo dukenera byose mu buzima bwo muri iyi si. Irabizi rero, izi ko tubishaka nabyo. Ariko icyo ishaka yo kuri wowe, icyo nshakaho nawe gushakaho, ni ugushaka ubwami bwayo no gukiranuka. Mu bwami bw'Imana hari byose bene data. Iyo washatse ubwami bw'Imana uba ufite urufunguzo rufungura bya bindi byose ukeneye mu buzima. Ubwami bw'Imana iyo wabushatse ugashaka no gukiranuka uba ufite urufunguzo rw'ubuzima bwiza. Iyo washatse ubwami bw'Imana no gukiranuka uba ufite urufunguzo rw'urugo rwiza wifuza. Iyo washatse ubwami bw'Imana no gukiranuka uba ufite urufunguzo rw'akazi keza wifuza. Iyo washatse ubwami bw'Imana no gukiranuka uba ufite urufunguzo rw'imibereho myiza wifuza, kuko Imana ibyo byose niyo ibifite, ibyo byose niyo ibigena, kandi bigenera abayishaka, kandi bigenera abayikiranukira bakora ibyibashakaho. Nimureke rero two kwangiza igihe tujya mu bitatureba, ahubwo dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Urwo ni rwo rufunguzo, urwo ni rwo rufunguzo rwa byose rubasha kugufungurira bya bindi wifuza. Urufunguzo rurafunga kandi rugafungura. Mu bwami bw'Imana rero iyo twabashije gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, tuba twafunguye inzira z'umugisha zose. Imana iduha bya bindi byose dukenera mu buzima, kandi mu bwami bw'Imana iyo tuburimo tubasha no gufunga bya bindi tutifuza ko bitubaho mu buzima, tukabifunga, kuko ubwo butware tuba tubufite. Ubwo butware rero tubukura mu bwami bw'Imana no mu gukiranuka. Imana wakiranikiye, Imana washakanye umwete, iyo niyo iguha bya bindi, kandi ni nayo ikuneshereza, igutsindira bya bindi bikurwanya mu buzima. Reka rero dusobanukirwe iryo banga, twe guhangayika, twe gutinya, twe kwiganyira ku by'ubu buzima dutekereza iby'ejo. Umurongo wa 34 haravuga ngo ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko abejo baziganyira iby'ejo. Umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawe, umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Uyu munsi turavuga korona, uyu munsi turavuga ibibazo bitandukanye, ejo hazaba hari ibindi. Ariko wikwiganyira iby'ejo ngo uvuge ngo bizagenda bite. Izera Imana, izera Imana, shishikazwa no gushaka ubwami bw'Imana. Niho hari urufunguzo rufungura ya migisha yose, rufungura amahoro wifuza. Niho hari urufunguzo rubasha gufunga ibyo byose utifuza ku buzima bwawe, kandi bigafungika ntibikwegere. Kuko iyo uri mu bwami bw'Imana ntabwo ari wowe uba wirwanirira, ntabwo ari wowe uba wiyitayeho, ahubwo Imana niyo ikwitaho. Iyo Mana rero reka aba ariyo dushaka, reka aba ariyo dushaka. Twerekeze umutima ku biri mu ijuru, twerekeze umutima ku biri mu bwami bw'Imana. Umutima wawe werekeze ku byo wakorera Imana bikayinezeza. Iyo wanejeje Imana nayo irakunezererwa, ikaguha ibyo yifuzaho byose. Rero ubwami bw'Imana
bw'Imana buratwaranirwa kandi intwarane zibugishamo imbaraga. Nimureke dutwarane tukiri muri ubu buzima bwo muri iyi si, Imana ikidutije ubu buzima, nidutwaranire gushaka ubwami bw'Imana no gukora iby'Imana ishaka, ibindi byose tuzabyongererwa. Dusome muri Matayo ibice 11 n'umurongo wa 12, naho haratubwira ngo uhereye ku gihe cya Yohana Umubatiza ukageza none ubwami bw'Imana buratwaranirwa, intwarane zibugishamo imbaraga. Uhereye mu gihe cya Yohana Umubatiza ukageza none ubwami bw'Imana buratwaranirwa. Nimureke dutwaranire iby'ubwami bw'Imana aho gutwaranira iby'iyi si, aho kwerekeza imitima yacu ku by'iyi si. Reka twerekeze umutima yacu ku by'ubwami bw'Imana, reka twerekeze imitima yacu ku by'Imana dushakaho. Urwo ni rwo rufunguzo rufungura n'ibindi byose dukenera mu buzima. Twifuza iby'ubwami bw'Imana kuruta uko twifuza iby'iyi si. Niwifuza iby'ubwami bw'Imana ukifuza gukora iby'Imana ishaka, kwifuza gukiranuka ukagendera mu gukiranuka, Imana izaguha n'ibindi byose. Ijambo ry'Imana ritubwira neza ngo ubwo itimanye umwana wayo Yesu Kristo izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Niba Imana yaratanze umwana wayo Yesu Kristo ikamutanga muri iyi si kugira ngo apfire twebwe abanyabyaha, yabura ite kumuduhana n'ibindi byose dukeneye. Reka dushake ubwami bw'Imana, dushake no gukiranuka kwayo kose, nibwo ibindi byose tuzabyongererwa. Kura umutima ku by'isi, kura umutima ku byo wifuza, ku byo ukenera mu buzima bwo muri iyi si, kuko Imana izi kubishaka byose. Ahubwo erekeza umutima ku Mana yawe, shaka ubwami bw'Imana, banza ushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo kose, nibwo ibindi byose wifuza uzabyongererwa. Reka dutwarane, ijuru ni iry'intwarane, nta munebwe uzajya mu ijuru. Nimureke dutwaranire kugira ngo tuzaraga ubwami bw'Imana no muri iyi si kandi tuyibemo, ariko imitima yacu yerekeye ku byo mu bwami bw'Imana, imitima yacu yerekeye ku Uwiteka Imana, imitima yacu ifite ishyaka ry'iby'Imana, aho kugira ishyaka ryo kwifuza iby'isi, aho kugira irari iby'isi, ahubwo turarikire iby'Imana kuko ari byo bugingo. Iby'Imana idushakaho turarikire gukora iby'Imana ishaka, ubwo nibwo bugingo. Uhirimbanire gukora ikintu cyakora ku mutima w'Imana, ubwo uzaba urimo gushaka ubwami bw'Imana. Ubwiriza abantu ubutumwa bwiza, uteshe, uhane abantu, uyobora abantu, ugira abandi inama, uhugure n'ikimana igushakaho. Nugenza utyo uzaba uri mu bwami bw'Imana. Timoteyo wa 2 ibice 4 umurongo wa 2 kugeza ku murongo wa 5 haravuga ngo ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, ugira umwete mu gihe kigukwiye no mu kitagukwiriye, uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha. Bona umurongo wa 2, kubwiriza abantu ijambo ry'Imana. Icyo Imana ishakaho nawe igushakaho, irashaka ko tubwiriza abantu ijambo ry'Imana nk'uko ndimo kuri kubwiriza uyu munsi wa none. Nawe nuryumva uribwiriza abandi. Ijambo ry'Imana niryo rihumuriza imitima y'abantu. Ijambo ry'Imana tubigisha niryo riyobora abantu mu kuri Imana idushakamo. Ijambo ry'Imana niryo rituyobora mu gukora ibitunganye. Ijambo ry'Imana niryo ritwigisha iby'ubwami bwayo. Rero nimureke turimenye kandi turyigishe n'abandi, ngo tugire umwete mu gihe kidukwiriye n'ikitadukwiriye. Gira umwete mwene data mu gihe nk'iki, gira umwete wo guhana abandi. Ubona akora ibidakwiye umuhane, umuteshe. Ubona agiye gukora ikosa umuteshe, uhugure. Ubona ari mu makosa, ubona agiye gukora ibidatunganye, umuhugure, umwereke uko akwiye kwifata. Ufite kwihangana kose no kwigisha. Wihanganire abatumva inama zawe cyangwa abo ugira inama ntibazumve. Wihanganire wa wundi uhugura akagutekereza ukundi cyangwa ntakumve, ntabyiteho. Ugire kwihangana muri wowe. Icyo nicyo Imana ikwifuzaho. Wigishe ababuze ubwenge, ubigisha ubwenge, ubigisha uko bakwiye kwifata muri iyi si. Wigisha abantu uko bakwiye kwitwara muri ibi bihe turimo. Ibyo nicyo Imana ishakaho, nibyo nawe gushakaho. Murongo wa 3 bakavuga ngo kuko igihe kizaza ngo batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya ngo yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bajyanye n'irari ryabo. Kuko ibihe bizaza abantu ngo kuko igihe kizaza ngo batazihanganira inyigisho nzima,
ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo. Muri iki gihe cya none turimo, hari abigisha bigisha abantu ibijyanye n'ibyo bararikiye, ariko izo nyigisho si z'Imana ishaka ko twigisha abantu. Imana irashaka ko twigisha abantu kubaha Imana, Imana irashaka ko twigisha abantu kwanga icyaha n'igisa nacyo, Imana irashaka ko twigisha abantu gukunda Imana, bagashaka Imana kuruta uko bashaka iby'iyi si. Ubwo icyo nicyo kigaragaza umuntu uri mu bwami bw'Imana, nuko ibyo yigisha byose aba yigisha iby'Imana, aba agamije kubaka ubwami bw'Imana, aba agamije kurehereza abantu kwinjira mu bwami bw'Imana. Icyo nicyo Imana ishakaho n'ikigushakaho nawe, kugira ngo twigishe abantu ijambo ry'Imana, tukire umwete wo kwigisha abantu ijambo ry'Imana. Muri iki gihe turimo, abantu ntabwo bifuza kumva inyigisho nzima, abantu barifuza kwiyumvira ibibanezeza, amatwi yabo arabarya yifuza kumva ibibanezeza. Kubera yuko rero bafite iryo rari ry'iby'isi, ry'ibyo bishakiye ari byo bararikiye, bazigwiriza ngo abigisha bahuje n'irari ryabo, babigisha ibyo bashaka, bigwiriza abahanuzi babahanurira iby'imitima yabo yifuza, uko irari ryabo riri, nyamara atari ubuhanuzi buturutse ku Uwiteka Imana. Niyo mpamvu nkubwira wowe unyumva, wowe unkurikiranye, menya urufunguzo rw'ibyo ukeneye byose ko ari ugushaka ubwami bw'Imana. Urwo ni rwo rufunguzo rw'ibyo ukeneye byose, ntabwo urufunguzo rw'ibyo wifuza, urufunguzo rw'ubutunzi ukeneye ntabwo ruri mu bahanuzi, ntabwo urufunguzo rw'ubutunzi ukeneye ruri mu bantu, ahubwo urufunguzo rw'ibyo ukeneye byose rufitwe n'Imana. Imana nuyishaka rero, ugashaka ubwami bwayo no gukiranuka, na bya bindi byose wifuza izabiguha, kuko ariyo ibifite. Imana ifite byose mu kuboko kwayo. Rero ntuyobe cyangwa ngo uyobwe n'abigisha b'ibinyoma bariho muri iki gihe, bigisha abantu ibijyanye n'irari ryabo, nyamara batabigisha ijambo ry'Imana ry'ukuri. Nk'uko nababwiye, niyo mpamvu y'iyi channel ya YouTube y'iki kiganiro Menya Ukuri, nicyo twayifunguriye kugira ngo tumenyeshe abantu ukuri kw'ijambo ry'Imana, ukuri kudafunguye, ukuri nyakuri kw'ijambo ry'Imana, kubasha kubatura abantu bakava mu bujiji bwa Satani, bakava mu byo bibwira bitari byo, bakayoboka ubwami bw'Imana, bakamenya aho babasha gusubirizwa, bakamenya aho babasha gutabarirwa, ko ari ku Mana nta handi. Shaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo kose, n'ibyo ibindi byose uzabyongererwa. Wikwirirwa wiruka inyuma y'abana b'abantu, aho gutakaza igihe cyawe wiruka inyuma y'abantu. Wumva icyo ijambo ry'Imana rikubwira, niwumva icyo ijambo ry'Imana rikwigisha ukagishyira mu bikorwa, ugakora ibyo Imana igushakaho, bya bindi ukeneye byose uzabibona. Dusome umurongo wa 4 muri Timoteyo wa 2. Reka dusome umurongo wa 4. Haravuga ngo, kandi baziziba amatwi ngo batumva ukuri, bazayoba ngo bakurikize imigani y'ibinyoma. Bazayoba, ba bantu badashaka kumva ukuri kw'ijambo ry'Imana, ahubwo bashaka kumva ibibanezeza, ba bantu baribwa n'amatwi yabo, amatwi yabo abarya ashaka kumva ibibanezeza. Bazayoba kuko bazahura n'ababayobya, bababwira ibijyanye n'irari ryabo, babayobye. Ariko umurongo wa 5 bakavuga ngo, ariko weho wirinde muri byose, wemere kurengana, ukore umurimo w'umubwirizabutumwa bwiza, usohoze umurimo wawe wo kugabura icy'Imana. Ariko weho, wowe unyumva, wowe wagiriwe ubuntu bwo kumenya ukuri, wowe wagiriwe ubuntu bwo kumenya Imana ugakizwa, wowe wagiriwe ubuntu bwo kwakira agakiza, gira umwete wo gushaka ubwami bw'Imana, ngo weho wirinde muri byose. Wirinde muri byose, wowe ugiriwe ubuntu ukagirirwa amahirwe yo kumva ubutumwa bwiza nkubwira uyu munsi. Weho wirinde muri byose, wemere kurengana, ukore umurimo w'umubwirizabutumwa bwiza, usohoze umurimo wawe wo kugabura iby'Imana.
wowe intego yawe, wowe umurimo wawe uba uwo kugabura iby'Imana, wowe umurimo wawe uba uwo guhugura abantu bayobora mu nzira yo gukora ibyiza, wowe umurimo wawe uba uwo kugira abantu inama, wowe umurimo wawe uba uwo kwigisha abantu uko babohoka, uko bava mu bibi bagashobora gukora ibyiza, wowe umurimo wawe uba uwo kwigisha abantu uko babona iby'Imana yabageneye bo kurindagirira muri iyi si y'umwijima, wigisha abantu kuri ku ijambo ry'Imana kubashe kubabatura. Nicyo nkwifuriza wowe unteze amatwi, wowe unyumva, ndagusaba kugira ngo umenye ukuri ku ijambo ry'Imana, niko kubasha kukubatura, niko kubasha kukubohora. Ukuri ku ijambo ry'Imana niko kubasha kuguha gukiranukira Imana, ukabasha gukora iby'Imana ishaka, niko kwatuma uba mu bwami bw'Imana. Uri na hano mu isi ukagira umwete, ukagira inzara n'inyota byo gushaka ubwami bw'Imana. Ifuza ubwami bw'Imana mu mutima wawe, wowe unteze amatwi. Ifuza ubwami bw'Imana mu rugo rwawe, wowe ufite urugo. Ifuza ubwami bw'Imana muri wowe, wa musore we, wa mukobwa we. Ifuza ubwami bw'Imana no gukiranuka kose, nibwo ibindi byose uzabyongererwa. Ibyo wibaza byose, ibyo wifuza byose uzabyongererwa. Ese uri umuntu washatse ariko ukeneye urubyaro, nturabona urubyaro? Umva, shaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibyo bindi wifuza uzabyongererwa. Ese uri umuntu ukuze urengeje igihe cyo gushaka, urimo uriganyira wibaza uvuga uti ko ndengeranye, nzakurahe umugabo, nzakurahe umugore? Shaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, Imana niyo izakubakira urugo. Aho niho hari urufunguzo rw'umugore, aho niho hari urufunguzo rw'umugabo. Wowe wa mushomeri umaze igihe wibaza uti ko nta kazi mfite, ndabigenza nte? Shaka ubwami bw'Imana, ngo banze ushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, nirwo rufunguzo ruzagufungurira akazi. Nushaka ubwami bw'Imana ugakiranukira Imana, Imana izaguha akazi kuko irabizi ko ugashaka. Rero nimureke tumenye urufunguzo twafunguza ibyo dukeneye byose, ko ari ugushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kose, ngo nibwo ibindi byose tuzabyongererwa. Kandi tumenye ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa, intwarane zibugishamo imbaraga, intwarane zibugishamo imbaraga. Ntabwo ubwoba ufite aribwo buzatuma winjira mu bwami bw'Imana, ntabwo amaganya ufite ariyo azakwinjiza mu bwami bw'Imana, ahubwo ayo maganya atuma ujya kure y'Imana. Ariko nugira umwete wo gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, nibwo bya bindi byose wibaza uzabyongererwa. Nuko rero mwumve ijambo ry'Imana kandi muryumvire, wumve icyo ijambo ry'Imana rikubwira nk'ibiyiri banga, ngo umenye urufunguzo rw'ibyo ukeneye byose, ko ari ugushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Aho niho hari urufunguzo rwa byose. Gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, aho niho hari urufunguzo rw'amafaranga ukeneye. Mu gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, aho niho hari urufunguzo rw'imibereho myiza wifuza. Mu gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, aho niho hari ubwenge ukeneye, kuko ubwenge bufitwe n'Imana. Gira umwete wo gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, urwo nirwo rufunguzo rw'ibyo ukeneye byose mu buzima bwawe. Nanjye nirwo rufunguzo rw'ibyo nkeneye byose, nirwo rufunguzo rw'ibyo dukeneye byose muri ubu buzima bwo muri iyi si. Reka dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ahasigaye Imana yadushyize kuri iyi si, bya bindi twibaza byose izi ko tubikeneye. Reka nsoze nsengera buri muntu wese wumva ubu butumwa bwiza. Uwiteka Mana nyir'ubutware n'ubushobozi bwose, sengeye buri muntu wese unkurikiye kuri iyi channel ya YouTube, ndakwinginze kugira ngo nyagwara ku ngoma mwami w'abami, umanuke inyuma y'ijambo ryawe, rikomeze mu baryumvise bose n'abazaryumva, mu izina rya Kristo Yesu. Iri jambo ribakangurire gushaka ubwami bwawe no gukiranuka, kuko mu bwami bwawe hari byose. Mana isumba byose, uturinde gushaka ibitadufitiye umumaro, uduhe gukura umutima ku by'iyi si, ahubwo imitima yacu tuyerekeze kuri wowe, kuko muri wowe niho hari byose. Uwiteka Imana isumba byose, turinde gushaka ibitadufitiye umumaro. Sengeye umuntu wese uzumva ubu butumwa kugira ngo nyagwara ku ngoma ubu butumwa bumuhindukize. Uwiteka Imana, wari watwawe n'irari ry'iby'isi, ntakongere kugira iryo rari, ahubwo agira umwete wo gushaka ubwami bwawe no gukiranuka, kuko nibwo azabona
guhabwa bya bindi yifuzaga byose, kuko uzi ko tubikeneye. Urakoze Mana isumba byose, ngaho nyaguhara ku ngoma, humugisha buri muntu wese udukurikira kuri iyi channel ya YouTube, humugisha buri muntu wese ukunda ikiganiro Menya Ukuri, kandi urusheho kubamenyesha ukuri kw'ijambo ryawe, kubacengere bave mu buyobe bw'iyi si. Senze nizeye nyuze mu izina rya Yesu, amen. Shalom, amahoro ya Kristo abane namwe bavandimwe.